udafite ikimukingira ntukamutinye umuntu utageraho Imana ivugira ntukamutinye ngo nuko ngo yicaye ngo ku ntebe ngo yadanje ngo umukene wa serivisi wazindutse utonze umurongo ariko ntagira ikimukingira ntamutinye se nyine ntumutinye ntimukabatinye hari ukuntu umuntu ashaka kugukanga atagira ikimukingira ntageraho Imana ivugira wowe wageze aho ivugira ufite amasezerano nta na rimwe afite nta n'irivukanano ubundi hari umuntu ufite isezerano reka mbashimire mu izina rya Yesu Kristo ko tubana hano kuri Evangeliste Mama Lionel. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bishimire ibaye kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu ibaha niba mutameze neza igihe iki nicyo gihe cyo kumera neza mugahembuka. Nkora mbabwira ngo iyo ukunda umuntu urabimwereka kandi ukamuhamagara ukamubaza ngo waramusute. Nshimira wa muntu ujya utanga agafika ariko gudi ako kantu katenda kugafi impamvu mbivuze ntabwo mperuka kukarya tuvugisha ukuri nta nzengurutse muri uru rugo inshuro ebyiri zose ntako ndya ubundi hajya ariko hari umuntu wambwiye ko kuwa gatandatu azakanzanira we ngo azanakizanira. Imana imuha umugisha Imana imuha umugisha rwose kandi niba afunguye ino video nakore share like ikindi niba atarakora subscribe yenda yabonye aho twasharinze iyi link nyabuna akora subscribe. Aha ni ahantu uzajya uruhukira ni pain killer cyangwa se ni stress killer. Mbese niba ufite aga stress akariko kose mu izina rya Yesu karaje kagende kuko wageze aho gusekera wageze aho kunezerererwa. Imana y'amahoro rero ibaho umugisha. Umubyeyi umunsi namwanetse izuba niyo mpamvu muri kubona noza ishusho imeze gutya ariko nizere yuko mumeze neza mubyeyi. Tumeze neza ni ibintu muba mubona ko bigaragara n'abantu bari kurushaho kumeza neza bafatanije n'Imana yandemye. Yego tumeze neza ubuzima ni buzima ariko ndashonje nta kantu ndafata hanyuma ariko man nibabona nyuzamo ngahunyiza bamenye ko nkoze iki kiganiro nta kantu ndafata ariko mu mwuka ndi muzima. Haleluya. Kandi n'abantu bankurikiye ni bazima. Amen. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Hari umuntu wavuze bitwa Natarata ariko giye kutajya umvuga kandi nkomatinga ugiye kuvuga abandi ntumvuga. Natari gira umugisha w'Imana ndashimira. Haleluya. Murakoze. Mwari mumeze neza? Twari tumeze neza. Tugeze hano kugira ngo dukore ikiganiro tuje abantu bari burasirazuba iburengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru mu mujyi wa Kigali ntara ya gatandatu y'abadiaspora. Abantu mukunda Evangeliste Mama Lionel, abantu musengera muti turifuza kuba umushumba. Namwe mwese hari abantu bambwira bati ntukajye tuvugira umubyeyi ujye umuha umwanya avuge yiniguru. Rero ngiye kuguha ikaze karibu umwanya ijambo rarihorana. Ubundi Imana yarakubwiye ngo asama nkuzuze ubundi ibyo yagupakiyemo uyu munsi ubiduhe mu izina rya Yesu Kristo. Ariko mbere yuko utangira wabanza ugasenga Imana nuko ugatangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Imana y'amahoro igumugisha kandi kwishimira mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ishobora byose turagushimiye ko ibintu byose ubishobora. Haleluya. Ubwo ushobora ibintu byose bituma tugenda twidegembye. Ubwo ushobora ibintu byose n'ibyashakaga kudushobora urabishobora. Mu izina rya Yesu Kristo. Izina ryawe rihabwa icyubahiro pe. Uyu mwanya turagira ngo umanukire muri iki kiganiro. Umuntu cyumvise aharwaye hose hakiri. Umuntu cyumvise intege nke zari zimugose agotwe n'imbaraga. Umuntu ugiye kumva iki kiganiro kibazo cyose afite gihinduke gisubizo. Ndagushimiye kuri Imana y'amaboko kuboko kwawe kwiza kubane natwe kuva dutangira kugera dusoza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turabashimiye cyane rero ndagira ngo tuganire amagambo y'Imana ari kumfasha, amagambo y'ubugingo, amagambo akora, amagambo akomeye dusanga mu gitabo cyo kubara igice cya 14 umurongo wa 9. Hari amagambo nkunda cyane birashoboka ko yanyumvana kenshi cyangwa se uzayanyumvana cyangwa warayumvise ahandi ariko afite ukuntu uyu munsi yamfashije. Igice cya 14 umurongo wa 9 aravuga ngo cyakora ntimugomere Uwiteka kandi ntimutinye bene icyo gihugu
tuzabarya nk'imitsima ntibagifite ikibakingira kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu ntimubatinye. Imana ishimwe cyane. Aya ni amagambo akomeye, harimo n'amakondisiyo, harimo ibintu byatuma ugira akantu k'akineneko nkunda kukavuga, harimo ibintu byatuma uzana morale udasanganywe, harimo ibintu byatuma wibuka yo wasenze ko yakora, harimo ibintu byatuma wumva ufite confidence. Ijambo ry'Imana bavuga ngo cyakora ntimugomere Uwiteka. Ntimugomere Uwiteka, kubugome nawe urabyumva. Ntimugomere Uwiteka. Mwebwe ikintu musabwa kugira ngo ibi bintu by'Imana mubigereho ntimugomere Uwiteka. Iki ni igihe abantu bari bagiye gutata i Kanani Yeriko, barangije abagabo 10 bazana inkuru z'incamugongo, 2 bazana izi nkuru nziza zitera kuraje. Aba rero bazanye izi nkuru ziryoshye nibo batanze izi kondisiyo ngo mwebwe ikintu musabwa ntimugomere Uwiteka. Baravuze bati igihugu tukigezemo rwose pe ni cyiza, gifite abagabo b'abanaki koko bateye ubwoba nk'uko aba babivuze. Iki gihugu koko nta muntu wacyubahuka, kirarinzwe mu buryo bukaze. Gifite abagabo ureba byonyine ugakuka imitima kubareba gusa, ni barebare ni banini. Mu by'ukuri nubwo dusanze ababene wacu bavuze ngo basanze ari nk'inzige mu maso yabo, twebwe hari kondisiyo twagendeyemo zituma Uwiteka ari butugabize iki gihugu. Kondisiyo ya mbere ni ukutagomera Uwiteka. Nutagomera Uwiteka tuzabarya. Kondisiyo yo kutagomera Uwiteka izatuma ugeraho amashuri atakugeza. Nutagomera Uwiteka uzagera ku kintu cyose ushaka. Donc Yosuwa na Kalebu bati twebwe kondisiyo ntimugomere Uwiteka. Nimushaka mwe mwariye rimwe ku munsi, nimushaka mwe murya rimwe mu cyumweru, ibyo biramaze, ariko ntimugomere Uwiteka. Ibisubizo birahari koko, ibiteye n'ubwoba birahari. Abo banaki barahari, ufite ibibazo bimeze nk'abanaki bitava kwizima, bikanura ubwoba bukakwica bugaki ibindi bije, ariko nubwo ibibazo bihari nimugomere Uwiteka. Nimugomere Uwiteka. Nayo byamubayeho, bimubayeho, abana baragenda, inshuti ziragenda, umubiri uragenda, ariko ntimugomere Uwiteka. Aya masaha ndashaka kubwira umuntu nkurikiye, mu bintu witondera kugira ngo urye iby'iyi Mana, mu bintu witondera kondisiyo yoroshye, ntugomere Uwiteka. Ntugomere Uwiteka. Kutagomera Uwiteka byatumye uno muhungu Yosefu abayoborana igihugu kandi ari bwakijemo. Ibaze kuyobora igihugu barakikugurishijemo, ibaze kuyobora igihugu barakurwanije, ibaze kuyobora igihugu barakubeshyeye icyaha, ibaze kuyobora igihugu ufunguwe, ibaze kuyobora igihugu ufite imyaka mike, ibaze gushinga ibintu bikomeye by'ubutunzi. Ariko murabyumva ubundi? Aleluya. Ibaze gushinga ubutunzi bw'igihugu urakana kangana gutya, kubera iki? Niyigeze agomera Uwiteka. Ntimugo yajya numva haleluya. Ariko abantu bari kubyumva, cyangwa ndashaka kukubwira ibanga ryo kurya iby'Imana wicaye. Ndashaka kubwira ibintu, ibanga ryo gutembera isi uvuka hahandi mu ishyamba. Ndashaka kukubwira ibanga ryo gukira cyane, ni ukutagomera Uwiteka. Ariko icyo mbabwira yewe Yosuwa na Kalebu mugenzi wanjye, ntimugomere Uwiteka. Icyo gihugu kirahari, abanaki koko barahari, inzabibu zirahari. Nubwo mwavuze ko muri inzige, muvuze ko muri inzige mutenga amati inzabibu, ariko ababagabo Imana bababarire, ababagabo 10 Imana ibeze batunganye. Uzi ko bavugaga bene amagambo bafite n'inzabibu ngo bazitenga amati. Dufite n'abandi bagabo muri ibisi. Uza abantu bibona nk'imbwa, bibona nk'abatsinzwe batenga amati ibisubizo by'Uwiteka. Uza abantu bibona nk'aho ari ba nta kigenda batenga amati ibisubizo by'Uwiteka. Uza abantu bibona ko nta kigenda batenga amati ibisubizo by'Uwiteka. Kondisiyo ntimugomere Uwiteka. Nimugomere Uwiteka. Uzi kubona abagabo batinyuka bakavuga ngo turi inzige, utenga amati ikintu Imana yaguhaye. Uzi kubona umuntu atinyuka akavuga ati ntaki umumeze mute, nta kigenda uri mu nzu wiyubakiye. Mu izina rya Yesu
gusa urumva utashaka kwigira inzige nta kigenda warawuriye nta kigenda ufite ko ntake nta kigenda ufite amaboko nta kigenda ariko nta kigenda warabyaye abandi bamaze imyaka 10 barabibuze urubyaro nta kigenda ntimugomere Uwiteka niko Bibiliya ivuga niko ijambo rivuga ntimugomere Uwiteka Imana ishimwe cyane ngo barangije bavuga ati icyo gihugu twakibonye nibyo muvugane bisa abo banaki barahari koko biteye n'ubwoba ariko twebwe twamenye password ntitwigeze tugomera Uwiteka nubwo twageze aho twaneshwa twaranze turyama mu ijambo rivuga ngo unesha azambikwa unesha azaba ubundi unesha abafite uko azaba haleluya unesha azaba azaba sha ubwo hita uvuga icyo uzaba cyo unesha azaba twebwe kugira ngo azaba wowe uhite wandika nk'akantu uvuga icyo uzaba nunesha unesha azaba yego unesha azaba nushaka kuba gitifu zabe we nushaka kuba unesha azaba depite unesha azazunguruka mu bindi bihugu unesha azagira igikundiro unesha azagendera mu ndege avuka kwa Margarita unesha azaba Imana ishimwe twebwe gahunda ukuntu imeze dusanze ritime twagendeyeho iri buturokora aba banaki iri buturokore twebwe ritime yacu Imana ihabwa icyubahiro amen ntitwigeze tugomera Uwiteka dufite ikintu kiduhesha gucindagura abanaki ntihasigare n'umwe dufite ikintu kiduhesha kuritura Yeriko n'ibimenyetso n'amatafari yaho n'imicanga na fondasiyo n'ibizagaragare dufite ikintu kiduhesha Yeriko tukayifata ikajivugwa mu mateka ikintu kiri buduhesha nuko tutigeze tugomera Uwiteka Imana ihabwa icyubahiro Bibiliya ivuze ngo iki ngo kuko ngo bene icyo gihugu tuzabarya kandi ikindi ntimubatinye ubundi hari abantu tudakwiye gutinya baba tubwiye umuntu udafite ikimukingira ntukamutinye umuntu utageraho Imana ivugira ntukamutinye ngo nuko ngo yicaye ngo ku ntebe ngo yadanje ngo umukene wa serivisi wazindutse utonze umurongo ariko ntagira ikimukingira ntamutinye se nyine ntumutinye ntimukabatinye hari ukuntu umuntu ashaka kugukanga atagira ikimukingira ntageraho Imana ivugira wowe wageze aho ivugira ufite amasezerano nta na rimwe afite nta n'irivukanano ubundi hari umuntu ufite isezerano ry'irivukanano reka mbabwire umuntu ufite isezerano ry'irivukanano umugabo witwa Samusoni yari afite isezerano yavutse Imana aramubwiriye mu nda ngo uzaba umunazire uzajya urwana urugamba utabarukana intsinzi abantu rero bafite amasezerano y'amavukanano ni mwubahwe hanyuma twebwe twavutse nta sezerano ry'irivukanano twivukiye ku gikoboyi ubu ari nk'umuntu waciye mu kinini cya Onapo aranga aravuka hari abantu bavutse mu buryo bwo guhirimbana neza cyane bakucenge rw'imyaka 5 rwo kutabyara aranga yigomofushoramo tubona uravutse umenya aho Imana ivugira ujyayo uricara wumvi kubwira ngo nzabana nawe nzakugirira neza nzakurengera nzakugeza kure nzagutabara nzogeza izina ryawe nzaguhindura ubwoko bukomeye none uyu muntu afite password yo kutagira ikintu atinya afite imbaraga zo kudatinya umuntu udafite ikimukingira umuntu udafite ikimukingira ntukamutinye mu bintu ntajya nterwa ubwoba niyo waba unsumba dore ko nanjye ndi muremure ntoroshye ntabwo wantera ubwoba udafite ikigukingira iyo ndebye mbona nta repetition ukubatseho nta masengesho y'iminsi 2 akubatseho nta gaburu urarya rimwe mu kwezi nta n'ishapuru urambara basi ngo nkubitishe ishapuri nta ngwino no mutagatifu nta n'umusaraba wambaye mu gatuza ngo unkangishe nta n'akagofero wambaye ngo utora Ramazani nta na suduja wazanye nta kintu na kimwe ufite ukangisha mwebwe rero Bibiliya yabatugabije ngo ntitubatinya nimugire ikibakingira mbega umuntu udafite ikimukingira Imana iramungabije amashaka ngo nimubatinye ndashaka kumara ubwoba abantu bameze nka Hana
bahuye n'ibintu bibatinyisha nka Penina, bahura n'ibintu bibatinyisha nk'umutambyi amubwiye ngo uzageza hehe n'isindwe ryawe. Birya byose n'ibintu byose bigutinya, ntimubatinye, ndashaka kukumara ubwoba, nibagira ikibakingira. Umusore unkurikiye Imana izamurinde gushaka umukobwa utagira ikimukingira. Imana izakurinde kugira inshuti itagira ikikingira, kuko ushiduka umushingo ugasigara wenyine. Imana izakurinde kubana n'umuntu utagira ikimukingira. Muririmbyi yararimbye ngo jya ubana n'abayo. Maze iminsi Musanze mbabwira nti iyo ugendana n'injiji 5 buri ya 6, iyo ugendana n'inzobere 3 buri inzobere ya 4, iyo ugendana n'ibifaru bine buri cya 5, iyo ugendana n'abanyabwenge 3 buri wa 4, ariko wagendana n'imbwa ebyiri ukaburi ya 3. Mujye mubana n'abayo, ubane n'umuntu ufite umumaro, ubane n'umuntu ukaze. Elisa abanye na Eliya aravuga ati ntuncika urama imigabane 2, ndabibona ko wagiye ariko ndasigara nanjye nasa nkubita mbangura, urama imigabane 2. Iyo ubana n'abantu b'umumaro ushiduka ubyanduye. Yubana n'abakirura kira, babana n'abakene ugakena, yubana n'abanyantege nyuma umunyantege nyabana n'abantu uzuganura. Elisa yanduye umwuka wa Eliya, asigarana umwitero, ageze kuri Yorodani ati psha, jye nabanye n'abayo, jye nabanye n'igifaru, jye nabanye n'umuntu ukorana n'Imana, namwigiyeho ko Imana ikora. Yorodani we, mva imbere, nabanye n'abayo, mva imbere, nabanye n'umuntu ufite ikimukingira, mva imbere, nabanye n'umuntu ufite dokima z'Imana. Ubundi hari abantu bagenda na dokima z'Imana. Haleluya. Yawe umva imbere, nabanye n'umuntu utwaza Imana ibitabo. Eliya burya yatwazaga Imana ibitabo. Haruko umuntu Imana yabwite we canga nkucyure, we mperekeza tugende tuganira, bagenda gake gake. Eliya na Enoki biganirira gake gake. Imana iti rero ndabona mwebwe nkurikije imyitwarire, muze twigendere. Ngo bahise bakomerezaho, baza guherekeza umuntu ugakomerezaho. Shabara abagabo ariko basanga Petero ngo yicaye ku muryango, bakingura atarebye abari kumwe n'Imana. Gwakinga kandi ngwiye ngo akinze ngo nawo basha gukinga cyane, ngo Imana igeze n'imbere ikinga n'urugi rw'imbere. Haleluya. Adashobora gukinga bigumanirayo. Ako wajya ugendana n'abayo, n'ubugingo n'ubu bibereyeyo, baratuje baratengamaye. Naho mwe murananirwa kubana n'abantu bakomeye mu mwuka. Koko uburi umuntu ukomeye mu mwuka, ubure n'umuntu ukomeye mu mafaranga. Ese nk'ubwo ufite nde, ufite iki? Oya, iki kintu tucyanarize. Ubure inshuti ifite amafaranga, ubure n'inshuti ikomeye mu mwuka wera, ubundi ubwo uzabahute. Uri hute, umeze ute? Urumva hari iminsi ufite kuri nose. Nta mafaranga ufite, nta mwuka wera ufite. Nta nshuti ufite amafaranga, nta n'inshuti mujyana ifite umwuka wera. Wowe reka nkubwize ukuri, tanga komanda y'isanduku, irembo ryishyure hakiri kare, indabyo tuzazikuzanira. Nta kigukingira. Urumva warangije garanti ntiwabimenye. Hari abantu bagenda bararangije garanti ntibabimenye. Nta kijijwe, nta kunda n'abakijijwe. Ntaba mu rusengero, nta kunda n'abasenga. Abasenga basakuza agahamagara gitifu ngo hari abantu bari kunsakuriza. Heko hari n'abantu, nyamara hari n'abantu mushira isoni mbaburira hakiri kare. Ubundi uhamagara abayobozi ngo hari abantu bari kunsakuriza, umuntu usanga arasakuza. Hirya aho hari akabari kasakuza, ntuvuge ngo ko abantu bari kunsakuriza. Ibaze we, hari abantu, reka mbabwira, aba bantu kuva na kera bahozeho agati ngo muyobozi ngo jewe ngo hari abantu hano ngo bari kunsakuriza, ngo bari gusenga cyane bakansakuriza. Reka mbabwire, uyu muntu afite ikimukingira. Byibuze tega amatwi, nushaka unahegere uvuga uti mu byangendagaho bankuriraho nka 2. Ndashaka kukubwira ngo nutiyeranza ngo ushaka ikintu kigukingira, saa 6 urapfa ibiryo bigeze ku meza. Nutiyeranza ngo ugire ikintu kigukingira, ubukwe burapfa ugeze mu muryango w'urusengero. Urahagera usanga bene ngango bahari bati umugabo no wacigirayo. Nutagira ikintu kigukingira, uyu mujyi ntabwo ubamo pe, urasubira guhinga ibitoki. Nabyo kandi bisaba ifumbire nyinshi ntiwanabishobora. Nutiyeranza ngo ushaka ikintu kigukingira, turarya tubyibuhe ukanuye ubundi ugende wanitse amagufa. Nudashaka umva ndakuburi, nudashaka ikintu kigukingira, winkangisha fondote, winkangisha makiyaje, winkangisha ibintu by'imisatsi miremire, winkangisha ibintu wigize ngo uteye neza ngo wanyuma bamwiza, ni byiza ibyo ndabyemera. Ariko shaka ikigukingira.
muri mbya yararimbye ngo mbere ingabo inkingira, mbere ingabo inkingira, mbere ingabo inkingira, aranasama cyane ati nkingira nimba udafite ikintu kigukingira ndugu yangu. Barashaka ugumye ukanura amaso utanga ibyifuzo utazi no kwisengera ngo ni musengera ngeze 40, nimba udafite ikigukingira. Abandi basore barashaka ugumye ukanura amaso wabuze inkwano, wabuze n'igitanda uzaryamaho nutagira ikigukingira. Abandi baziga nugera mu ishuri mwarimu n'iyandi kugira ngo n'urupapuro ruriho ubusa nutagira ikigukingira. Abandi bazurira indege bajye kwiga, komeze wige hirya aho ngaho ntavuze izina nudashaka ikintu kigukingira. Abandi bazajya bakorera amafaranga bakira ureba wowe ukorera menshi kubarusha ubimbwa nudashaka ikintu kigukingira. Abandi barajya barwara indwara zikire batageze kwa muganga, wowe uzirwara upfe wivuza mu bigo bihenze nudashaka ikintu kigukingira. Turajya twambara tuberwe ugumye mu mwenda watanye mu bishingiranwa nudashaka ikintu kigukingira. Ni ukuri pe, nudasubire iwanyu urasubire w'abandi. Imana ishimwe cyane. Yosuwa na Kalebu bati icyo gihugu twakibonye twakigezemo. Twebwe imbaraga z'abanaki ziteye ubwoba zazamuye igipimo cyo kwizera. Imbaraga zibiturwanya zazamuye ukwizera muri twe. Uburebure bwabo n'iterabwoba byacokoje amarangamutima y'imbaraga z'Imana muri twe. Aleluya. Aha bivuze iki? Ko hari igihe biteye ubwoba bizamura imbaraga muri twe. Niko byagenze Gideyoni yumvise inzozi Abamidiyani bari kurotera mu rugerero, inzozi z'abanzi be zamuteye imbaraga. Niko Imana yari yamubwiye ngo manuka mu rugerero ngo wumve iby'Abamidiyani ngo urahera ko ugira imbaraga. Igihagararo cy'Abanaki, iterabwoba ry'Abanaki, umudugudu ko wari ukinzwe, indaya basanzemo Rahabi ikabareberamo ikabahanurira iti ndabona Uwiteka bahaye igihugu, bagasiga bayibwira ati wowe shyira akagozi gatukura ku idirishya urarurokotse, ugize Imana urarurokotse uhuye n'abantu b'Imana. Yo ariko Rahabu we hari hano wabyungukiyemo kubera guhura n'abantu b'Imana. None muratubona mukaduhunga, muratubona abantu b'Imana mugashaka no kudukiniraho. Mufite n'ukuntu mutacyubaha n'abakozi b'Imana. Aka kantu munagakosore, abantu mudukurikirana munadukurikira mukosora aka kantu. Mufite ukuntu mutanubaha abakozi b'Imana, muri kububahuka mu rwego rwo hejuru, mukajya no kubatukira muri commentaire, mukajya no kubatukira hirya no hino. Itonde mu bintu bidakinirwaho. Umuntu w'Imana wagufatanya mikrofone uri aho ngaho agafungura Bibiliya akayisoma akayisobanura uri aho ngaho, ubujijwe kurata intege nkeze yagize, ubujijwe gushaka kumubonera, mugabanye ibintu byo gushaka kuvuga abantu b'Imana. Rahabi indaya karundura wategaga warushaga abo birirwa bijijisha za Kaderake, abo birirwa bicuruza. Namwe niyo yayo mugerageze mukuri bicuruzwa ku isoko Yesu agiye kuza. Abo birirwa bidandika hirya aho ngaho murari mibi barya ngo mutegereje abagabo. Munaveyo byo ntabwo bikigezweho, byo ntabwo byabakingira ku munsi w'urubanza mutazashya. Uzi gushya uri mwiza, uzi gushya uvuka kwa pasiteri ugeze muri Bibiliya, uzi gushya warasomye ijambo ry'Imana, uzi kuzarimbuka warageze mu rusengero Imana ivugiramo, uzi gushya ufite amasezerano Imana yaravuganye nawe akaba kererejwe n'ibyaha ukora. Indaya Rahabu yari karundura kubera guhura n'abantu b'Imana. Ako mwandamwe mwaje mugahura n'abantu b'Imana. Rahabu ahuye n'abantu b'Imana guhora gusa ngo ahitagira connection ya gihanuzi. Nibyo mbabwira ngo mujye mukunda abakozi b'Imana ntimukabatuke, ahubwo mujye mwihuza n'amavuta yabo. Ahuye n'abakozi b'Imana Rahabu mwuka w'ubuhanuzi utumufata ngo Uwiteka bahaye igihugu batitarabye utararengaho. Genda uhituzirika akagozi k'umutuku kwidirisha nituza. Urumva bavuye aho bapanze gahunda nituza. Amina. Nituza tutishinza bazadufasha. Nituza twebwe nituza naho hatagira abandi baza twe nituza tuzakurokora. Agenda ushyira ikimenyetso hariya tuzakurokora. Maze barangije bavuga ati twebwe igihugu twakigezemo. Hari andi makuru mutanazanye, muzanye inzabibu, muzanye n'itiku ry'Abanaki, ariko twe twahuye n'akanwa k'umuhanuzi wahanuye bwa mbere. Nibwo bwa mbere yahanuye kuva yabaho. Twebwe kitubona hanuye ngo Uwiteka duhaye igihugu. Twe tuzanye n'andi makuru mutazanye, ahubwo twebwe icyambere twibutse twese tubisanisha n'iby'Ikadeshi Baruneya. Haleluya cyane.
twahise tubihuza n'icyo Uwiteka yatubwiye. Rahaba kiduhanurira, twibuka icyo Uwiteka yatubwiye turi Kadeshi Baruneya. Dusanze rero twebwe turumva amatsiyeri zose z'umubiri, dusize tubahinduye ubugari. Tuzabarya sheto sango talebosaya, tuzabarya nk'abarya umutsima, dusize tubahinduye ubugari. Tuzabarya, ntituzagombera isosi, amavuta dufite ntituzagombera isupu, tuzabarya kuko hari icyo Uwiteka yatuvuzeho. Cyambere kizatuma tubarya tukabarumanga, ntibagira kibakingira, nta karepetisiyo, nta masengesho, nta mfubyi bafashije, nta mupfakazi baguriye igitenge, nta muntu baguriye umwambaro, nta muntu bahaye ibiryo, nta ndushyi bishyuriye minerivare, nta n'udukayi tune bahaye abantu. Turarebye dusanga kuva bavuka ntibagira ikintu na kimwe kibaranga cyatuma Imana ibarokora. Ibaraba duhayira batugabije koko dusanze barabuze hepfo babura no haruguru, ntibagira ikintu kibakingira. Icyo kintu gitumye tuba haleluya haleluya, icyo kintu gitumye bagwa mu maboko yacu. Tuzabarya nk'abarya imitsima. Imana ishimwe cyane. Ndashoshe, ndashaka gusengera umuntu udafite ikimukingira. Ndazi ko mu bantu bankurikirana harimo abantu batanakijijwe. Ubundi imyaka unkurikiye ukaba utarakizwa, sinahamya neza ko udafite ikibazo. Maze iminsi mvuga, nkavuga ibya Yesu, nkazana n'ibyo mu byakozwe n'intumwa, nkazana n'ibyo mu bacamanza, nkazana na Zaburi. Yebaba we ntaho nasize no muri naho umumerukayo. Mana Nyagasani, nta gitabo ntaragusomera. Urankurikirana ukambwira ko nankunda. Hari n'unkurikirana aravuga ati giye nkunda igitwange cyawe, undi ati nkunda igipindu ugira, undi ati nkunda amagambo ugira, undi ati nkunda kunsetsa. Urankurikirana ariko ukamkurikirana utarakizwa. Ndakwinginze va mu buyobe, shaka ikintu kigukingira imbere ntuzi ibyari byo. Nyuma yo kumvira ijambo, shaka ikintu kigukingira, kuko abana b'Imana tugiye guteteshwa n'ikidukingira, tugiye kubaho bitewe n'ikidukingira. Na leta yadukingiye COVID kugira ngo tutahagwa. None nawe hirya y'inkingo shaka urundi rukingo rw'amaraso ya Yesu urugukingira ibyo ndi kubona hafi aho. Shaka ikintu kigukingira. Wowe unkurikiye ufite intambara ikugoye ikuzonga, wibuke ko ufite ikigukingira. Tangira urebe uwo musozi, tangira urebe icyo kibazo, tangira urebe icyo kigeragezo, ukirebe nkaho cyarangije kunesheka, ukirebe nkaho cyarangije kuba ubugari, uzakirya nk'abarya imitsima. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mbasengere abantu mwese mudukurikira kandi mudukurikirana. Imana ibaha umugisha. Wakoze gusozanya nanjye iki kiganiro. Imana iguha umugisha kubwo kwicara ugatanga uminota ingana gutya ukumva ikiri ku mutima. Imana iguha umugisha. Ndagira ngo aho uri, waba uri ku modoka ugenda ugere amahoro, ngiye kugusengera. Waba uri mu nzu ngiye kugusengera, waba uri mu cyumba cyawe ngiye kugusengera, waba uri kwa muganga, aho uherereye hose tugiye gusengana isengesho rikongeramo confidence ivuga ngo sinyipfuye, ntibikinshoboye, singihangayitse, menye ko hari imbaraga zinkingira. Mwami Yesu Kristo, ndagushimiye cyane. Impamvu yo kugushimirira hari tumenye ko abanaki nta kintu wigeze ubavugaho, nta masezerano wibitseho. Aba banaki batugendaho dusobanukiwe neza ko batigeze baterera imisozi bavuga ko wera. Aba banaki bari bahagaze imbere y'aba bantu, twabavumbuye nta jwi ry'Imana bafite muri bo. Urabatugabije turabarya aya masaha, bamaze igihe bazengereje ubu bwoko bw'Imana. Urabatugabije turabarya nk'abarya imitsima. Urakoze, ndagushimiye. Hagakiza uyu muntu uciye bugufa akavuga ati guhera umunsi ndihannye, nari maze iminsi ntagira ikinkingira. Suka imbaraga n'ububyutse mu mitima y'uyu muntu. Urakoze, ndagushimiye kwiri jambo ugiye kurikomeresha imbaraga zawe. Mbisenze shima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen, amen.